Benzo bin so nakaye kadefo uzi kakunaniye kubarika buretse aho ngaho tugiye kugendana mu gitondo cya kare. Benzo agomba kuba ari afere nk'uko uzi umuntu yiborosa umusaza. ibyo bintu tukaba tubisangiye. agomba kuba umuntu w'umusaza yitwa Benzo Beat. Yes sir. Abantu bari Bugande nanone bansanga Kabaragara. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Yes, nongeye kuguha ikaze. Ariko hari umuntu witwa Romeo Janvier Moze. Ndamwumva. Ngo nongeye kuguha ikaze ngo yewe ngo haye. Ni kuri Kigali News Channel ngira ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Ndi kumwe n'umuhungu wanje cyangwa se umupapa wanje Benzo Beat. Benzo Beat official. Mumize mute tugomba kuganira tugatera ubuse tukamenya wagwane umeze ute Benzo Beat? Cyameze neza kazi wese. Wari waraburihe mwana? Pamari mbandaho hafi he ariko hafi ya Benzo babari mfashe telefone n'ubundi barayidushinja. Udushinja telefone ariko Rujama shop araza kubikora. Bimeze bite? Shani televiziyo nari ibintu n'umutekano. amaje Yewe Benzo mukuye Benzo kumubona ni nk'ifuku. Benzo ukimubona nimube muri kumwe. Wahiye ama ni ikihe kibazo ujye ureba Benzo kumva wakimubaza nyine nk'akahe kantu wumva wabaza nka Benzo nkunda kukimubaza. Ufite imyaka ingahe Benzo? Ibyo myaka wirakara turi kuganira. Ntabwo narakaye sinirwa nyikubwira ingahe ngira yimubwira. Ni ngombwa se nyibwira barara ngaho ego ko mwaherukanaga kera cy'urumwa cyangwa mwaherukanaga ni umwana ariko wari wabona Benzo ahinduka. abo ngamaje na Benzo barakuranye ngare si twakuranye se akoranye he nawe Benzo babaga akavura kaje kwa kakari kanzovu aje kuraba cyo kinenga kindi kije pasteri ngo kije kumucumbikira. Uramba ngo nagiye kuraba umusore mugenzi wanje urago n'umusore urabyaje. Ariko Benzo no kuri kw'Imana nje iyo nkubonye mba numva twaganiriza abantu man. Tugomba kubaganiriza. Urumva naragurutse ariko naje nyine tugiye kujya tubatamo. Benzo ni ikihe kintu urukumbuye kuri amaje? Amanisa bamwumbiye bistori byiwe. utabeshye se wabagaye arya muntu ninjira avuze akabagaye nabaga Nyamagabe. nge nakwemera neza aho wabaga ari uko mbonye ufite umusatsi. Saza udafite umusatsi oya Benzo aba afite umusatsi. ubwo aho yaraye n'amahoro. Urabona ari igihara cyabyemba gutya. ubwo nta gihara nta kibazo. Naye gutamenya aho yaraye. Bimeze bite se mwana? Shani fresh ahubwo bimeze bite? Ndaho ndashimirwa utuntu tugiye dutandukanye. Utuntu two gusabiriza. 0788 400 ngo ni depression. Nanjye mvuge zanjye. Bwambe rekura 0788 yego 47 yego 46 yego 37. Ndasabye nubwo atari kwa gatanu. Benzo se uzongera kuduha imiziki ryari ko twakundaga imiziki cyawe kera? Imiziki yani si kera se ubona soje bune ntabwo wawukunze. Witwa ngwiki? Wamaye ntabwo wawukunze. Witwa? Wamaye. Urumva ko unagendanye n'ikintu cyo gusaba. Mwamaye. Benzo Yo uyu ubonye amaje ari gusaba ariko nsaba nigeze nsaba ase wibirakari babimbujije manaje yabimbujije ari gusabiriza ku mbaho nyambaga niko bajya bandika gusabira abo bantu buretse abo bantu nimba ntacyo mufite mutanga muzibe mucicike. Icyiza nagare babaje icyiza nuko asaba bakamuha sava
Ese Benzo nawe imihanda yo gusaba uzayishobora ko Same cyangwa babireke maze turanatanga hari igihe dusaba tukanatanga n'ushabara babyandika nibo abantu baba bakuzonze nkumva se ngo namos ngo ntamo ko amani yari yishe mu maproje y'ubuhinzi ko ariyo depression bavuga afite wowe ni naye maproje ya depression ufite nta ma depression mfite amaproje uhugiyemo naye yatumye ubura aya maproje navuze bandara hejuru bandarira ku muryango bano bantu ntago nayavuga Benzo bazayabona Benzo ni history yo yuko kuri Ama G The Black yabaye ariko kucyari ari nge muri kugarukaho cyane itonde story ni nyinshi akantu kabaye kuri Ama G yo kugaseka cyangwa se kakantu uvuga ati ntabwo agasangiza wabonye Kalisa John ukuntu azana amafoto yawe muri live twakoze nijoro aya ntabwo yazanye gusa nayo bayizanye ariko ndi kukuganiriza amani nanjye ndi kugusubiza turi kuganira uzi ko byatumye nanjye njya gushaka amafoto ye reka baburetse baze mvuga ako kantu oya byatumye tujya gushaka indirimbo ye oya ni umuhanzi se afite indirimbo yitwa ngo Abamagambo Abamagambo gavuga ayo magambo kugira ngo abyumve yagenda numvaga aririmba ngo Kalisa John narumiwe nibure mu kazi tugendana Kalisa John narumiwe nigurira inzoga mu kazi nkwa aburetse gato aho ngaho nago yagura amata yigurira inzoga mu kazi nkwa ati kinano yagura itabi mu karima itabi ararigura ibyo nibokamo ahubwo konyage ngo yari afite cyangwa sinzi ikinyobwa yari afite konyage yari itaraza ajya bahitaga ngo ikibura borera sinzi akabura yari afite karimo amazi nyine ubona ngo siriya kashi n'utuntu n'utundi ariko ririmbamo uretse ariko ntabwo nibagiwe twa tuntu bavuze sitori yawe yabaye njyewe se guhaga igitseko mu gihe mukiri kubyibuka se uba iyo sitori uribuka sitori ya Mugoyi muri Gisenyi kwa Nyaci iyo story munayitubwira ni mpamvu kwa Nyanja tuhakora iki twebwe turi amafi mbwira kwa Nyanja sitori igiye kuyivuga gira vuba abaji bajyanye n'umujama witwa Mugoyi urumva Gisenyi kuririmba rero Mugoyi yarishyuza ariko urumva bari kwishyuza bari bugabane n'akabari amaja abwira umunega ati wowe ntubona mvuye ngiye kuva kuri stage uhita ubura wari wishyuje hari muri 2000 nakumbuka cyangwa muri nefsase kumbuke urumva ruza umuniga agiye gukwepa bamufashe n'ababonzi baramukubita byahatarama azani baravuga ngo ntibikibaye urumva bamusobanurira ku rudirigenzi kandi bivuga ko abana rero washotse uwo mujama abandi ngo mwawe wabijyanagahe aramwihakana burundu none abana abonye bakomeje kumurembya ariko ngo mureke ngo mutica umuntu ngo mureze ngo mutica umuntu rugongo yaramwoheje arangira mwihira abasha anamutabara ariko yakubiswe ama we ni history ya Benzo ujya wibuka yako we n'akano kabereye cyangwa se na nubu niyo iri kuba cyangwa se na nubu niyo iri kuba cyangwa se na nubu niyo iri kuba ukuntu atajya avuga ko akuza nduta kandi arungwa ni umwana aka ngo murebe ngo reba zino sura buretse gato urebe ngo isura iri God reba iyi sura umuntu ari kukubwira ngo twagiye Gisenyi ngo bakubita umuntu yaragiye he ko atari ari mu rugo ngo byansanze Kigali kandi wavuze ko wabibonye oya vuga ngo boro by'igisenyi hari ryari sisi za 2015 je ngiye sinari marise akaba kibyiye muziki ryari ndabaza Philipita ndaze ko twahuye naririmbye Peter twakubita 2013 ikintu cyitwa management mu buzima bwanje nakimenyeye kuri Benzo nago wowe sabaga mu bisumi sisi mbere ujya bya mbere
we wabaga mu bisumi sinzi kwa Peter none ufite imyaka ingahe by'imyaka by'iburire ugashaka kunze muza buri kaya kari nirirwa nyivuga maze no kwivuga imbere y'abantu kacyane industry sinenje mu wande mu mpera za 2012 ntabwo yayivuga shasha umyaka siyemye amana yakaye kadega uzi benzo yigize ni ukugenda na tondezi ngo yogoshe ubwanwa hatagira umuntu ubona ko tubye benzo aya hanga urabeshye uretse amaji witubeshye ariko babeshye nubona akantu k'akanuza yambaye hano agaki niba ari akadasike bini ni agaki kare kaboro Degasete bagase. Haba harimo tonde. Side bagase je ndayifite nyiza narebe ko harimo harimo. Urayifite ariko side bag ndayifite. Urayigendana. Aba harimo ibyangombwa. Amaji tubwire story oya wibesha. Benzo ni umuntu. Utubwire ku bintu uzajya umureba arabyemeje. Avuze ko haba harimo ibyangombwa ibintu byangombwa irangamuntu nta bintu byinshi aho uvuga story ririyo wibeshya abanyarwanda oya ntago none se ko nkubwiye ibyo nongewe nzi oya babibwira ibiriyo nuko nzi ko ababeshya nababwira ibiriyo amaji nta kintu wenda uvuga ati turahana benzo yakoze umuti wenda cyangwa benzo ni papa muti imwe mu mishinga benzo azanye abari imwe mu mishinga azanye Kigali ngo akodesha mu event barabizi mfasha dore ibintu twe twazanye dukodesha ibintu by'ibyangombwa by'inoza by'ibyombo mu birori bwa bukuteri bwa bundi bwo gushyira hano nyine urwego n'ababawonsi ubwo bamubi cyane baranyumva nabo bajye baza urumva n'amacage yabyo ni byinshi cyane protokole twayibahereza ibintu byose ibindi ni ibikiza nibyo ngibyo byonyine mukodesha na event management byose turabikora na protokole abakobwa abantu bagutegurira ubukwe neza ukagenda neza ku mafaranga make cyane ariko umwana umuntu ukeneye umuntu aramamaza ndakubwiye nimero yanjye ni 0788 47 637 benzopine so nakaye kadefo uzi kakunaniye guparika aho buretse aho ngaho tugiye kugendana neza n'abantu mumuzi muri comment ndabizi muhita aho bemereye kubeka oya ntago ndi bubeshye akadefa Benzo wambabarire n'urubeshye ntago ngiye kubeshya akadefa karane kareka uri kubibuka ko turi kumwe genda byibuka gisawa akadefa sha nakakubeshya nshobora kukubeshya ngo turi kumwe n'ubu turi kumwe wabona ugiye kumbeshya umva se ngakubwira ngo ndashingiye ku muhanda ngiye nk'igisenyi kugira ngo uko mbona nibikubwira utari bubyumva utari bundeke ngo ngende ushobora kumagara nkubwira ati uretse njyana hirya ukahituma hano ku mupaka ndi guteresha amaji we n'akaye kadefuzi kananiye benzo kukareka kuva mwamenya akadefo utudefo yavuga kamwe niko bari kukubaza mu gitondo cya kare benzo agomba kuba ari afere nk'uko uzi umuntu yiborosa umusaza ibyo bintu tukaba tubisangiye agomba kuba wowe ntabwo ari we babajije agomba kuba ameze neza yari umuntu ubyuka nawe se ubyutse uri gucumbagira waragwa mu mihanda nawe cyane kubeshya ndasigaye no kuvuga ngo iyo byutse bigenda bite benzo abagomba kuba afite internet niyo wabigenza ute ntabwo nagara akade aho ngira ngo yakaba ari nka discipline wenda yihaye cyangwa atembera Kigali akiryama ni hobby ni iki hobby ni utuntu nyine twakunaniye gutureka twaba wumva ukunze gukora nkuko mbyuka nkavuga ati wenda sinigeze ndaransomye ibyabaye hehehe naro arushye nabonye rwakubitiwe mu ndege rukahita rwumira umuntu
nkahita mbanza nkabireba ibintu byose nkabicishamo ndimo ndanywa amazi. benzo namubajije ikintu bisobanuye cyaramunaniye nawe. Benzo ni ibiki? Benzo se biti yo ndayizi. oya mbaseka ngusobanurire. Benzo ntabwo ujya ubona ibinini byanditseho ngo benzo yate n'ibiki n'ibiki. Utwana ni baburetse nyine mbanza ngusobanurire. Benzo iri mu bwoko kera nigeze kubisacinga umuntu ari kwibati se. oya Okay. unywa kabasha kwishima. Yego Nonse kubiri. Benzo no umuntu akabasha kwishima. oya ndumva ari bwoko bw'imiti ubona anywa akabasha kwishima. wowe ndo urarakaye ubwo urumva kandi nanjye Benzo nimba mbaye imiziki ngo mwishime ubwo urumva wamungana Umuntu ngo ibyo binini yarakahita atangiye guseka. arishima kwa. Ariko urumva ko batariwe ni ibinini byamutumye. Simbizi ariko urabizi ko hari abantu bataza bishima biba bitewe Amaji. Yego. Nakaye kadefo uzi ko kunaniye kwareka. Wadusangiza vuba kakaro karabanye. Ko mbwira ubugoryi simba gusubiza. Iyo mbuye ubugoryi ngusubiza ubundi. Ku kantu ndasaba n'Imana kugira ngo kamfashemo sinzongere kujya mvugana n'abantu turi kumva ibintu kimwe. Yego. Benzo nakaye kadefuze amaji kamunaniye kakana ariko twebwe abantu tuba tutaza kenshi. ko kubeye nakubeshye iki? Amana arakubwira ati 6 se. oya byo byatandatu ashobora kukubwira ngo ndaje nkugereho. urumva ndaje nkugereho akahita yisinzirira. Aho ngaho kuko nanjye nawe utanga vuba. cyakubwira ngo ni hano mu mujyi aryamye Butare ngo ndaje nkugereho. Hari umuntu ejo bundi yabwiye ngo ndavuga yenda karitsiye yegeranye n'iyo ngiye kugira ngo umumviriyeho indimu. yaramubwiye ngo ariko reka mbabuze. ndi Kabeza. uri kumva mbonye diru ya Kayonza. cyakubwira ngo fata moto nsanga ukahagera ugahobagera kwitaba gufata. agahita akuraho telefone. oya hari igihe nta muriro ufite. cyakubwira ngo ndahanga ukagenda ukamureba uzi ngo ni hari kandi niga akiryamiye Butare ukahobagira ngo nagira ngo n'undi munsi. Ako Benzo nawe nyine ako kaboro yakubeshya byose hari umuntu utabeshya utarabeshya muri mwe ganeri bushya. Benzo na Amaji ubu ngubu murahuye muri kumwe turabasangana. Imishinga ikurikiyeho ni iyi ni izihe proje ziri imbere? Proje z'ibitaramo ni proje z'imiziki. Ibitaramo ariko muvuze ibitaramo ndibuka ngo namwe ngo mugiye kwigaba ngo mufite igitaramo ahantu batari hafi. twebwe dukora ibitaramo mpuzamahanga byambukiranya imipaka. none tubibikira abafana muzabibwirira. tuzabakubita fish babanze abantu bari Bugande nanone before yuko tunaragenda tuzabanza dukora interview ya nyuma babanze babone tuvuyemo kandi tuzagenda tunabereka kuntu bimeze mu nzira. Kansanga Kabaragara dusubiye ruguru yemita ruguru. Nizeye ko bya bintu byatubayeho bitazasubira cyangwa Judo Catholique se yawe. Judo Catholique rero yakubiswe se. Gadisha. Nijoro turi live hari abantu bavuga ati mwatweretse gadi. Ese abantu ntabwo banzi? Abantu bakumenye ni bari abo kuri TikTok. Iriya Judo niyo ati n'uyu nguyu yo kwibati se. Oya iyo kwibati rero muvuze igitaramo mu gihe ukorera Bugande. Tujya gukora ibyo The Ben atako abataranyuze tujya kubanya. Tujya gukomereza nuko bimeze. Hatabwe nimukipase muremure ntabwo muri nka Gabi mwe muri mwebwe sibyo nawe kwipasha muremure ko ntabwo kwipasa muremure byo nyine no kuvuga ati ngiye gukora igitaramo Rwamagana ntabwo bo wipashe muremure kuko bari kilometero birimo
oya tega biwe ndamwubaha ariko benzo yacyagira ibisubizo gakera. none se nyine wamubonye ariko niba abantu nyine hari abantu hari indirimbo batabonye yitwa ngo ya Chameleone urayizi hari umuniga wo muri Amerika yitwa amaze Chameleone asagiye ahubwo nari nzi ko ari wowe uruzi ko azukiye mu Rwanda nka Tupac Benzo yeah nk'ukunze bwa mbere hari muri mwaka 2022 se Ko bigusekeje usetse. nakora zingoye vuba wari waratinze ahubwo oya nukuntu naratinze kuzinywa ukomeje kuzinywa se ariko B1 Gin yari itaraza yari itaraza njya nsomaho da Benzo yola cyari umusore cyari umuhungu oya no papa bakabwira umupapa si ngombwa ngo babibone babimenye suri papa Enzo ibyo ngibyo yarata arakubeshya ntabwo nakwica isoko ryawe yego arakubeshya ese were papa mbere umupapa sha ndi umupapa w'abana benshi oya njye cyakoze ubwo hari abana mfite nuko wenda banyina batabimbwira ko bajya babanzanira nta kibazo nzabemera pe Benzo umuntu wo kukubwira nabi yakubwiye ngo ikindi kubabaza abantu bambwira ibintu byinshi ntabwo bimbabaza byambabaje byari bimenye nta kindi cyakongera kumva ibyo ngibyo dore bicanga bikagenda n'umuntu ukazambwira nabaze ngo nzabyitaho shaza iyo kwivura yahiye Ugusereje se byo bifata gute? nta inzu rwansereje iki bataranserereza Ahubwo umuntu akubaje ngo ugikuramo ayo Helena. ngo yararana Urayarara. namusoje ngo iki yego ndayararana burarasi ko mubwira ngo wapi njya nyakura ndayarara okay inkana yogana muri rusange twagiye rero ubu reka tube seriye burage zivuyemo Benzo yola utekereza iki ku bantu batishimira iterambere rya muntu ingabo zose kubabwira bagiye nko kwiryamira nko kuzimu uvuze bagiye kwiryamira nko kuzimu none se ubwo urumva umuntu utishimiye iterambere ry'undi ubwo ngo waba bashaka kumara iki abakimara iki muri sosiyete hano kuri Kigali News Channel hari igihe tuvuga tukaganira abantu bakagira ngo bakunda kubyita gusinda twamaze mu biganiro tugomba gukora tuba dusabwa ko umuntu watwumvishe hari ikintu ari gukura ariko reka mubwire sibyo mu buzima busanzwe umuntu ari we wese umuntu utifuriza iterambere mugenzi we bana uwo muntu rwose Imana nimutembereze ibimutubikiye urumva gira inama abantu cyangwa bagenera ubutumwa sibyo bagira inama abantu badashaka kumva babanye imitwe ubwo bumva n'ubundi iyo nama nta kintu gihe ahuze inama twagereye abantu ariko biri kose hari urubyiruko abana mu ngano reba ibiganiro twahereye dukora reba indirimbo twaririmbye tugiramo abantu inama ese Benzo mu ndirimbo waririmbye kabura nk'umuntu agezeho mu rugo wenda nka famiye yicaye cyangwa bakavuga ati urazi n'ikindi ngo duhamagarire Benzo aze wenda bari kwizihiza ibintu runaka bakavuga ngo duhamagarire Benzo aze dutaramire turirimbire nk'iyo ndirimbo yawe baririmbira nyine yagwa abantu neza abantu bishimye abantu nta muntu byango nyine wenda njyewe mfite indirimbo naririmbira buri generasiyo yose yaba ikuze y'abasaza yaba iy'abana wajya muri anniversaire y'umuntu ukaririmba ngo turakeneye ariko naririmba nimba ahubwo hari indirimbo ya Benzo gadi vuga agira akavuga ngo muzi ko ntabazi ni bande bantu bazi iki abantu babazi ko umuntu atabazi ariko abantu tubazi ibintu byinshi guhemuka ibyiza ibibi ariko rero iyo bamenye uripfushiriza nyine ukabihorera ukajyana n'injyana ukabihorera tu umuntu mwana nk'umuntu asera ndire mu kwitinya kwiririmba kuri stage
kandi abantu bayikunda bazi nyine noneho uba ugomba kwita unabarabura kuri stage kuri baririmbira barabizi ko ova ari tugenda ahantu amani bamubwira ati wambabarira aka ni akaririmbo nanjye ndagafana wambabariye hari indirimbo ntakunda kuririmba turi ku ishuri hari umumeri umuntu ariko hari umumeri nabwiye ngo twari turimo turaganira umumeri mukuru umwita meri wanjye urumva umubwira ati turaganira ndaga mama mbabara uza kumva akaririmbo kitwa umuntu ati kandi se ahubwo nawe mbere nyine utarabaye mu Rwanda ndagira ati uze kureba indirimbo ya Maji umuntu arakumva arongera arampamagara ati atuze ubwenge ndababwira ati ni umuntu nyine nawe yari umuntu ariko ntabwo yari abantu hari igihe njye nshaka hari topic njya ngira njyewe zo ku njyewe hari igihe ngira n'umuhari ubundi niyo mpamvu ntabona nsigaye nakunda kuza kuvuga imbere y'abantu abantu guhera kuri umwe si umuntu nanjye ubivuga ndi umuntu hari igihe mpano ureba nk'ibintu ukavuga ati se uraje wiganirije abantu bisanzwe haturumbutsemo inurumbutsimo mukandanzugi si ivuye ntizi ku ngo byahereye gute nirayo we aje tu kwita kubitamo uruntu ruri negativity nk'ibyo bintu yiga mani nk'uwo suvuga nk'icyo ngicyo mbona ari kimeze nk'igifura kitonovide tonoso uzi icyo bivuze nabisanze babivuga gutyo ni ingunguru iri mu busa irasakuza sakuza Maji yewe tugusanganya na Benzo beat Benzo ntabwo ngiye ku giti cyanjye ntabwo nari oya kuri Kigali Channel abantu ntabwo bagomba kuza ari nk'abatumirwa yego ngiye ku giti cyanjye ko ntabwo nari muherutse Benzo so wapfa kumubona abari kugenda yikaraga ukora icyo ubuzima busanzwe ndaho nyine mba ndaho ariko uriho mba ndiho ukora iki nyine ibi ngibi nyine ubona ndi gukora ndavuga navugiye hano navuga muri behind nka Benzo ntabwo wamujyana mu ntuzo nta hantu njyana umuntu ninjye wijyana nk'uko uwijyana kuri toyi iki reka twumve ngo ahantu ngo bashake ko banjyana ngambwira urumva nka Benzo ni inshuti yanjye twakoranye ibintu byinshi twarakuranye Benzo hari umuntu kare nababwiye ngo kare nabwiye n'umuntu witwa Benzo dushobora no kubonana mu kanya rigomba ntabwo ndi uvuga ukuntu yambwiye akuzi njyewe cyangwa Benzo mpamvu Benzo yimubeshe ngo akora iki ubu ntabwo ndi buvuge ikintu yambwiye ko ukora sibyo ariko numvishe kijyanye Niki bivuga ni umusaza Benzo ni umusaza ariko gade turi kuganira no umusaza izere ko nta gifura kiri ruhande yayotse Benzo biti nimero za harya ni kanga 8 8 4 7 uri bamwita Benzo biti ase kuki baninya baniga baraninya yararabahabuye barani bakubadiga se ari umuniga ugeze uzamana mwahurije n'umuntu kazi ubizanyemo ubusesenguzi mvuze umuniga gade ati wowe nta muniga bamubaniga si we atari umuniga ubwo ntoki ariko nawe ushobora kuba utoroshye Benzo ni umupapa urumva nyimara ntitangira kubivuga Amaji ahise amwira ngo Benzo baguye ko ari umusaza oya Benzo ni umusaza nyine umusaza ariko ni ikintu bubaha ni umuntu wubashywe unsasira umusambi ngenda kuze ndashaje urashaje akaririmbo noze videx atama rwose byarambabaje kitwa ngo nyita umusaza itamukanga ufite nanjye yahise nkurare subuka ko yankoreye iyo bita accident mwishuka
twakoreye indirimbo accident yo mu ishoka Nese Benzo. ni ukubana na Yakaramata Benzo. ni accident yo mu ishoka igiye ibaho utabana na Yakaramata Benzo. Kari akazi katunga umuntu mu buzima busanzwe ka ntabyo nzi ibyo ngibyo bakubwiye wanze kubimbwira ubwo ku kazi nakunze ariko uri umusaza ndakubaha ngenda kubaha nanjye ndakubaha ngo hihihi inseko eshatu uraziziho ahubwo itaba umukiriya ama Trump se arimo arambaza iki reka tu Trump ndabona ariko amagara aretse ndamwitaba mu kanya mbwira turangize ngiye urumva narimba njyewe ndireka mbanze namamaze Rujama Phones Shop amavuta meza y'ubuto yitwa zahabu ushobora gutekesha inzoga abantu banywa cyangwa se icyo kunywa kimeze neza cyitwa B1 Gin umuntu w'umusaza yitwa Benzo Beat yes sir harya kampani bayita ngo iki iyi ngiyi Mango 4G ya kampani bayita ngo iki Stapi Group. kampani rero ya biraboro yita Stapi Group ibiheze ya noza event management ugomba gukora ibintu byose bijyanye na event ariko ako kantu ko kureba ku isaha mani gadi wagira ngo asize paritse hejuru hanze urumva aze ngo kwa kundi mu biryo guparika hafi n'igaraje ari kugera ati pine bura bararitwaye wabona cyangwa ngafite indege oya cyangwa ukajya kureba buri kanya ukagira ngo afite indege mereza iyo nuza izo flyer tubanze tunavuge nimero kugira ngo ibintu bigende neza hari ibintu byo kwamamaza bihari byinshi ukigera i Nyamata ugashaka kurara kigera gako dufite ahantu ushobora kuza ukaryama Nyamata mu mujyi ukahafatira akaruhuko amafunguro ku manywa n'ijoro enjoy kabisa urukwavu inkoko idendo n'inzovu y'ishege twayeguha ikintu tudatanga ni ideni by the way ideni twaritanga ariko bisaba ko ufite imyaka 99 kandi uherekejwe n'ababyeyi Benzo utazagera ababyeyi ufite imyaka 99 ntabwo twaguha ideni unyibukije i Musanze harya ngo Musanze hari ryari handitse kuri ni sosagade mu cyaje mwararanaga n'abakiriya kandi kubera ko ibyumba byashije idesabara n'abakiriya bararanaga n'abakiriya Benzo hano warangije ariko abana uzateza abana ntabwo tware dukora indirimbo sibwo naraye nkora wamaye basi sorry wamaye nyine nese ama yasanze ibyumba byashize ajya kuraza abakiriya none se yararahe mu biti se amani sare yatazaduteza neza uzaba bya kiganiro cyabaga kakanise kitwa muzehe kwiza banatabana gasa tugeshejemo yo reka njye mbareke ariko ubundi gadi abantu nijoro baraye bakudusabye cyane ubundi ugira umugore cyangwa uri single cyangwa urashaka umukunzi cyangwa ufite girlfriend ibi bintu cyangwa tubwire nzovu agwe pase ni njyewe bigaruka kubera kuvuga ngo 0.8 yareka reba akaba itanga impamvu turi kureba ku isaha yararibi watinze gutaha mbwira urumbaje ngo mfite umugore cyangwa iki n'iki uri single kandi abamutoje n'abakobwa ntabwo ndi single ufite umukunzi maranye kingana gute buretse gato amazina yaherwa n'amagambo yitwa nguki mwaretse sinkaza nkicaramo abo hagati mukabimbaza turi kumwe twese wowe wanze kugaragara no guhera nijoro nta kibazo si wowe editinga se kwikuramo se amasegonda nana sogore kuvuge bake amazina yaherwa
n'inyuguti zitwa nguki ya u ucongo araherwa cyangwa atangizwa ubwo ni umurisi. vuga izina ijambo inyuguti ya mbere n'iya nyuma mujye mureka gushyira abana mu gihirahiro bro. iya mbere ni ta tough gang iherwa ni u ta na u Tamimu se n'umukobwa man nawe manager ugize ta Taras ngize ngo nitumukunde mpita numva ko aherwa oya buretse ta na u ni ukoresha umutwe kugoragoza buretse ta niyo ya mbere u niyo ya nyuma na u niyo ya nyuma ni icyongereza cyangwa n'ikinyarwanda? izina rye ni ikidage aho ngaho rero wajya kubaza babu buretse ngambwira izina ritangirwa na ta buretse gatuye ry'ikidage tumukunda gusa aherwa na u ni ikinyarwanda mazi tumukunda nimushakire amazina y'ikinyarwanda mvuze ngo ni madamu abahehe mbese waramutsimbye nyine ayo bakuru se yaguye ese kuki mudashaka wowe uri gushaka kujya unkuremo amakuru ese ubundi wabyizeye ntabwo ngende umunyamakuru ntari ibintu tujya kumuhemba tuzabivuga nta kibazo gadi ni wamuhembera kuri momo ese ga ko wambajije ngo ibyo nkora ubundi wubahe njyewe mba hano kabeza ariko hahiga kandi ntabwo turi kabeza urabona umanutse kabeza hano kuri umuhanda ujya tuvuge ko umanutse umuhanda wa gatatu ibumoso ukata gutya mu ikorosi hamwe abimbeho ruguru ya aparitema ihari ase hari ahantu haba imbeho man yari aborozi nijoro kwaca ukahuma simurangiye ruguru ya aparitema ihari bivuze ngo ndi kwa kadaferi aba ndeba iwawe ugeze hariya umuntu wese wabaza niyo wabaza ka kabotike gahari kwa gade ako gade ese ikigaragara mwebwe ntabwo munyizera ntabwo Kairo na mane yambwiye ngo gade abakimirongo Kimironko wigeze wansanga ni wanu hagana he jiwe urenze kwa mushimire ntabyo uzi ako gade mwagiye muvugisha ukuri kandi duhura ahagaze ku muhanda ngo wambonye ngo ninjye wambaye ngo umupira w'umukara uje kumfata se uje nje kukureba uza kundeba muri kayise waje kundeba muri kayise byari ama gade ye ga ejo naragwerekeje ntabwo ari gutyo warangiye umumotari ntabwo wamurangiye kuri abandi kandi yabashe muto wamurangiye Kimironko saa munani z'ijoro sibwo ahe handi wajya utatashye Kabeza na Kimironko bihuriye nkurangiye mu rugo kwa mama iwanyu sinkurangiye n'inzu iwanyu buretse iwawe iwanyu mu rugo sindenje iwanyu mu rugo wacu ubwo ahantu wari utashye kiragiye ni kwataga hangizwa no gade oya wisa ibyo bintu tutabiranje ugiye gutuma ninkwerekeza nzaza mpenga shuwa neza nkumva ahantu uranye mu matara ukanamuraza ubwo naza mfata moto ebyiri uri buko wa muntu waguherekeje mpaka wari umukwebye mpaka Kicukiro oye Kanombe wa muntu wamenye ataramunika baratsiga hano ndabati reka ariko yeze ipakure mwe tariruka yazaze kongera kubidukora ndaba twamaze turakomeza turamanuka gatse mwana ngo mwanyeretse ahantu mu ubwo nukugira ngo rumubesha ahita kugwaho mwese ikigaragara nubwo tubana ntabwo munyizera ntabwo tukwizera aho yibyo sibye wowe uyareka ndebe buretse attention manager nawe umbabarire ngewe wamuraje kunywa icyayi ese mwaretse nkaza kwicara hagati yanyu asanze atari bakundana ngwino mwaretse nkaza kwicara hagati yanyu muri mukabimba ngwino wabashimira cyangwa kwizera kwanyu kuradukijije oya kugeze ku mashyi ntabwo ari kwinshi cyane gadi kuki utajya wiyerekana ibyo ni ibintu bari gufilima zana ngo filime nawe uboneke nta kibazo
kubera editinga nta kibazo ntakekoramo ahubwo tuzamushyira mu kindi banajya wowe kuki uvugira hirya Erega hari imirimo tuba dukora twe twizanye mu mihanda nitwe basheta wumva ushaka kuzamura kuri kamera kubera ukuntu babinsaba cyangwa babidusaba amaji umuntu uzajya ubigusaba ujye umubwira aze adusange kuri tele cyangwa duhamagare video call ndaza kugushyiraho ikintu kuri nuza kuri profile yanjye kuko amafoto yawe ndayafite ufite ifoto yanjye abo gade muvuze amafoto zeko hari amafoto yanjye mufite mu mashini yawe nimba ugira ifoto yanjye mani uze kuza kugira ko yima nanjye nta foto yanjye ngira nimba ngeze ko mu mafoto yanjye muri miruwari urayibona kandi noneho imoving oya iyo ndayihora uze kwireba mu gitondo byutse tarakara mu maso ifoto nimba ufite ifoto yanjye uze kuyima mu gitondo atarakaraba mu maso yaba igahitse ntabwo wumvisha umuntu ufite sound yo mu bundi buryo sound yo mu bundi buryo oya ibintu bibaho ariko man mu bundi buryo ega bari mujye muvuga ibintu uko ama igihe tumaranye nicyo kintu unziho ki ugenda n'ibintu mu gakapu ugenda by'ibiji ugenda unywa agira ngo afitemo botike mu gikapu n'amarindazi wagenda na botike nodozi n'alimentation agenda na boroza muri banki mu buzima busanzwe amandazi ntabwo nkorana nayo kubera amavuta menshi nambeshye ariko burushete ugakorana nayo noneho kugira ngo babyemere zana cya gikapu cyawe nkwereke utuntu ufite cya gikapu nta kintu benzo kimwe nta kintu kirimo yabimazemo yaje ariko iyo wundi ugiye yabizanye akubitana na wa mwana urumva rero turanuze n'utwabana umwana ahita umufasha gukora ubwo yose urabwara urari muri muna wanjye ariko se iyo umuntu nodozi zigura ngaho nodozi zigura ngaho buretse gato nta nubwo uziza ariko kiraremereye ubwo ni iki ko ari amakaroni ndabizi ko ari amakaroni nyamara ubona bayamamaza ahantu hose akora ngo nkunda amakaroni urambeshyeye ntabwo ngendana ibintu ngikapu kandi ugeze kubona ry'isahani irimo amakaroni nta nubwo yigeze anayisiga harimo shokora cyakoze harimo kiraremereye kino gikapu zana ntare nituburamo ikintu cyo kurya imana ihita imana oya harimo shokora iri hano reba mu gafuka sigura ko hasi cyane ngwapfa kujya oya mindane aho ngaho urundi warufunguye zana nkwereke utuntu nikorera ndahita nyiha wa mwana agara aho ngaho ndahita nyirya ahubwo oya reka mbafashe aya mani ntabwo arya shokora ahantu dutsimbye ntabwo wapfa kutubona uratsimba ko nako abantu bakumve nubwo we editing fasha gutyo harimo mashini waba kiganizi cano umuntu agenda ese urapakurura ibintu byose ntabwo ari aho ngaho ubu ni shokora gusa urimo urahiga ako nawe amenye ubikunda n'agapfukamunwa nawe urabikunda harimo n'utundi ese uretse nkagufasha oya ntabwo wamfasha wowe harimo imifungo uretse gatoya wase wagiye kuryama n'imvunane mugire dusuzuma najya kuruhuka mani guzuza amasaha tugeze ngareba ukuntu yivunaguye igihe cyose wavunikiye ugafuka ntabwo wapfa ukabona ari ngizi amaraga ibi bintu ntabwo bikubereye wowe ibimbere n'ibiki zirasigara mu bwanwa ubundi tuno twacu zana nkwereke tuno twacu birasigara mu bwanwa niyo mpamvu ugenda na tondeze yabwira wa muniga nyigisha kwagosha agiye mwiyogoshera kigali channel we love you ngo basubizemo ibintu byose bakuyemo uretse uhereye ku mafaranga icyageze mu nda y'impyisi ngo gikorwamo n'amahiri
inyama mwana abandi urabona Hakizimana ko umaze kubafunga bawusubizamo inkoko rero njye natunze inkoko narebye ukuntu wenda yaruka byaranze ga dusoze tujya gushyiramo bino bintu musubirize abantu nakagaruka tuzagera tubaganirize ejo abantu nakaraka Amagi mwakoze cyane rero. sawa sawa musaza yakoze Kizimana ntarwara mumenye ikintu gitumye arwara Ari ibintu atamenyereye. atamenyereye kubona usa nk'iyo shokora Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.